ase nije akangaka kuyunguyu ka Yohana anga abatiza Yesu ya ahubwo sibyo ndo gusoma nibyo abatiza Yesu si Yohana wabatije Yesu ntabwo mwarimu atwica ahubwo ibyo twigira ye nta n'ikintu kirimo mu bintu byose yatwigisha kandi umunsi mbwa agiye kudukiza kwibuka n'inoza nari amategeko y'Imana nangahe hari uhereye kuri ntuzasambane ntuzice umugore wundi ntuzifuze umugore wundi kunda mugenzi wawe nk'uko ukunda ngiye ko nta kimwe niba mwana yanjye ngiye baranyica none mfitemo note ebyiri zose reka mbabaza ngiye bajya batanga ibibazo bizaza nka 12 se reba mwika Afrika yose yuzuye ibintu byose twize kugeza kuri 12 kanibutse ndebe ko nabona hano mu byanditse ko ntabwo nzi Satani kanuze Satani ngagira mwamupeshe Satani afika Yesu ngahindura ibintu mwamupeshe ubukopezi cyose wakizi nanjye nifitiye isundi reka mbabaza ibi bintu ndi bababyisha muri katikizimo mu bigende gute ngo Satani ahindura Yesu ngabwira Yesu ngahindura uyu mutsima ibindi bibundi koza bimaze iki kingenzi wose zo gukubatiza mu mazi ukamenya ko batijwe hano nako nanditse ngo umuntu abatizwa kuri ijana kare cyurijana ayo muraseka yo musetsa mushobora kuyaririsha murabatizwa cyurijana w'insetsa ngende ipfira ukeneye guseka igisubizo ntakindi Didiye Comedy genda ukore subscribe kuri channel itwa Didiye Comedy ubundi wisekere ubuzima bwawe ukeneye niki arakomanza ngize ugenda kamukingurira ari Yesu bundi bana nukomanza ariko ndinda bizi fasha aho bigeze umuntu agiye kwirwanaho rero bakumuri musoma mu bura umusana nasoma iki ukeneye guseka igisubizo ntakindi ni Didiye Comedy genda ukore subscribe kuri channel itwa Didiye Comedy ubundi wisekere good morning ni teacher urabona muri etide inote ejo bundi nabaye mwarazanditse inote nabaye ejo bundi mwarazanditse mwarazanditse iyo naranditse reka turebe kiwe bari bageze ku cyo Mose Imana imwereka mu gihugu cyacu wowe none ngende yazo ni hano Yesu abatiza Petero nawe nabibonye Petero abatiza Yesu ngiye ntacyo nzi Sauli bose si wageze hano Biri hehe? bose Paulo sira umuntu ufite akazi gakomeye anahambaye cyane reba inkoni mbega inkoni mana yanjye nabo baratwika turahera ahangaha kwa Olivier cyangwa se muri rusange ninde wanyibutse isomo ubushize twasoreje barakubwira muri mwebwe ninde wanyibutsa isomo ubushize twahereye si amategeko y'Imana se twasoreje si amategeko kuri y'Imana Mose abo ni iki amategeko y'Imana twasanze aranga si 10 se bavanze ari kimwe amategeko 10 y'Imana ariko icyo gihe yari abizi hano ninde muri mwe wayatubwira akayadusubiriramo guhera ku rya mbere akayiherutsa ku rya nyuma n'iryo ryacu ntukice ntugasambane yego teza amatwi mukanya naza ntukifuze umugore wundi ntukifuze umugore wundi cyangwa ntukice umugore wundi wabyanditse ntukifuze umugore wundi ukifuze mukanya nyamara wowe ndabona ndi bukudi ntukifuze umugore wundi kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda ntukibe ntukarye ruswa ntugasambane ntukagondoze mugenzi wawe sawa yo ngaho se ntugasuzugura ababyeyi
sayo nganye se ugasuzugura ababyeyi yego sha ndakonga ko namubona nakibukaga ugasuzugura ababyeyi buriya ngo nta mwana uzajya mu ijuru ngasuzugura umubyeyi umugisha wa mbere umwana wahabwa n'umubyeyi ese hanyuma se nshimye ko icyo cy'umubatizo cyo tugiye kukirangiza ntuzikome sibyo icyo cy'umubatizo cyo nshimye ko tugiye kukirangiza none tugiye kureba tugiye kwiga uru rugi nakarwifashishije ko nyine nacyo tugiye kwiranja nk'abantu b'abasirimu natwe mu mutwe mujye mufata ko tutubona tutarabahanga ababibona yego ntabwo turabigoroka twagiye turahera kwa Olivier mubaze ikibazo gikomeye cyane ikibazo rero kuri nde wowe hano kwa tugiye guhera ku murongo Bibiliya ivuga yuko tega amatwi niki tega amatwi naza kukubata mu kanya ukambona Bibiliya ivuga yuko hariho umugabo witwaga Nowa yego turi kujana tima turajyana Imana imutegeka kubaza iki inkuge twakizeho imutegeka kubaza iki inkuge ngo kugira ngo imvura n'izago wa mwuzure wabayeho twe tutazi ariko tubona muri Bibiliya ngo ariho bazugama iyo nkuge twasanze Nowa yarayibajije igihe kingana gute icyo gihe wiki icyo gihe icyo gihe yibajije igihe yibajije icyo gihe kuko hari no mu rukerera yahereye mu rukerera ko nanabyanditse ngo yibaze icyo gihe tariki 11 z'ukwa 10 2024 yibajije icyo gihe yibaze tukigarukira ku kibazo cya kabiri kivuga ngo hari umugabo witwaga Yona wanze kumvira Uwiteka Imana no kuvuga ngo rero yamizwe n'urufi mwababaza akangaka ko noneho ko mushobora no kugongwa nako kuryo nanabacinye yamizwe n'urufi sibyo cyo waducinya yamizwe n'urufi ndashaka kubabaza yamizwe n'urufi agiye reka nyikore gisubize yaragiye hehe Yona yamizwe umva ni Yona Yona amirwa n'urufi yarahunze Uwiteka yaragiye reka no ntuzone byafa yaragiye hehe ari guhunga Uwiteka Yona yarahugiye aho bita Tarushishi gusha ucitse inkoni yaragiye Tarushishi yari kugushirira yaragiye Tarushishi ava hehe ava mu murwa wa hehe Igoma ndakubaza sha ngo yaragiye hehe Tarushishi oja yavuye yaravuye Igoma agiye Tarushishi Igoma niko nakwigisha tega ngatega Igoma yaravuye Igoma 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 ya hehe sorry nimurebere bakira kivu ikiza cyo kubigisha nanagukubita nitana nagusobanurira Yona yavaga Nineve agiye Tarushishi mwabyumvishije murabona ngewe nzajya nirwa nza guseka namwe ahangaha hari akantu nzaseka nishimye mukagira ngo ahari ngewe na leta iba yaraje kubunshyira imbere yanyu gutya nuko se nakora kandi kazi nyuma yo gufata agasuka nkihingira nk'abandi bose iki gitondo nirirwa ngenza kubareba ngo mbigishe ngo ndebe ko mwamenya amateka ya Bibiliya ngo ndebe ko mwamenya ejo hanyu heza hazaza mukavuga muti ntacyo Abeli yishwe na Kayini na Abeli bari bavindimo bivuga ko Kayini ari we wishe yakinduye Abeli yego yaramwiciye iki yaramuzijije iki bari bapfuye iki mbaza no bari bapfuye iki ni urwangano ruturuka kuki kwishari kwishyari bituruka kuki tugende mwunganira turebe makimbirane nyine bagiranaga hagati yabo reka nyamufashe gisubiza umbabarire niwongeye kumubita no ya nawe nujye ukora nago mukubita dore ngansubiza neza no mu rugo Minerva bazayongera ko nongeye kumubita uya nukuri rwose uya Minerva ne bayongera ukabyica nako gucinya ko nagucinya haba ngombwa nkanaguturitsa abo bavuga mujye mufata mu mitwe ibi byose twabibigishije ayasikaye kuki mutagira mu rugo leta nshya bahaye imiriro ngo musome
Numuvuga ati ngo Abisiraheli bari bari kuva muri Egiputa bajya i Kanani. warombaje ngo ikirarya ngo Nayo nkubajije ngo subiza ikimunaniye. Aga turi kuvuga ngo kira. Kayini na Abeli. Yes. Kayini na Abeli bari bapfuye iki? Kayini ko yisha Abeli bari bapfuye. Abeli yaturaga ibishyimbo bije Kayini yaturaga ibishyimbo byapfuye, Abeli agatura ibishyimbo bizima, ubundi Abeli ahita yica Kayini. Mukanya ndava hageze Rusizi. Ndaheho muwaka mbahe na kwizi. Yesu yarabambwe. Yarabambwe. Ninde wamwihakanye? Petero. Nkoko ikibika. Uri mu nzira nziza. Cyangwa kukubaza iriya nkoko yabitse yari yande. Iri yande. Niba utabiceceka ngo kubite. Ako ngenda waza kubibasobanura neza. Yari yande. Yari yatabita. Yabitse gatatu. Yesu yabwiye Petero nuko irabika ubwa gatatu bamaze kumwihakana. Ikaba ari yande nyine. Tabita. Tabita. Kibaragisha. Si Abeli rata. Hata ni Abeli. Abeli. Icyo gihe yabitse. Tangani ya Yohana. Mu mategeko y'ishuri abamo babagwa ruswa. Kuki kubita abahungu gusa abakobwa? Umwe muri Kongo. Yaberera. Ibuka neza ni Abeli. Tasubiye hano. Mariko 4:5 handitse Mariko 4:5. Hamwe haravuga ngo nimugahe imbaraga zanyu abagore kuko ari bo bagusha abantu. Hasi nkazi inkoni ya mbere barayitorotse. Vuga n'undi murongo n'wanyu. Ahandi akavuga ngo ntukarerege mugenzi wawe ngo umubwira ngo genda ngo uzagaruke kubitwara ejo kandi ufite iruhande rwawe. Ngo uranyemeje ntacyo. Kuko nitacikwa. Mwahuguranye we yarabizi. Niyanze kumupeza yakopeza wenyine ngenda bizi. Nizeka tarabize ariko byatabize. Aho mbwira. Nakubwira Ariko nta n'ikintu ruzi na rumwe nakibajije kimunyibutse. Namubajije iki? Kubajije. Yesu ageze kuzimu ko. Narwabura ushaka kuvuga ngo yarashumuru cyangwa yarakokinze ntiyagira warasa. Dore ngiye kubasubiriramo inshuro ya nyuma. Ngiye kubakosora mwembi. Ejo ningaruka kubigisha. Nasanga ntago mwabifasha. Chanto ni izina ry'Imana nzababaga. Nzababagira umubaga. Dore kuntu byagenze Yesu ahingutse kuzimu. Nukumva? Wenda tubare uri Satani nyine. Gendeye. Satani kujya nyo kugira ngo tugume kunonosora amasomo yacu. Kugira ngo tugume kunonosora amasomo yacu. Ba Satani mbe Yesu. Nabi nawe ba Satani nanjye ndaba Yesu. Aba Yesu gute kuburana na mwarimu cyangwa ngewe nari bingore ka ba Satani gembe Yesu. Ba Satani ko ndahita nkucamo. Kandi nanjye sindi Yesu. Urabona nanjye ndi igiki cya kugeranya n'umwana w'Imana. Niba Satani ndahita nkunyuramo. Twagiye ntacyo twagiye. Dore kuntu dore uri Satani do ngira kuntu bari bameze baserebuye bari kubyina gutya bakataje bari kubyina nuko Yesu ahingutse kuzimu barika Satani wabyinaga icyo yatuna yarimo abyina intsinzi ngo atsinze Yesu umugabo Yesu w'intwari w'ibigango wacu abahingutse hehe abarabwira Satani Satani abaguye igihumure ndakwishe mwa Satani kwana mu bari oya naga uri Satani urimo gukina nk'umukino Yesu uvuga ngo wekera gutya wekaga bakora Yesu abafite urusura kono ngenda hano kumumvana mu mwuka tutazahura handi hatarimo amasomo utundi utangiye kuzanamo ibintu ubundi by'inuza bya situation dukomeze nuko Satani gabamanitse amaboko wabyumvishe dore kuntu Yesu rero yasize ubone sasobanura ngo uri kumubaza suko ubundi byamugezeho bite dore kuntu Yesu yasize agize Satani yahise amufata atya abonye aramukanyaga n'iminyururu amuzirikira inyuma n'amaginga ya nicyo gituma nakagahenge tugafite uziba murekuye uzagiza gutya kawuca yabari ibibazo yikaraza cya ukabona rwose arawugutuye kwashira kubera ngo umugabo wacu washyize akiboshye ko gahenge dufite twageze hano nawe imbwira sha ariko bajije nguki ariko reka nkwereke nakubwira wimbwira ibi
reka nkwereke mbabara ibintu waretse ubundi ko nakomeje kumva ibintu batabyumva neza ugiye kunyunganira bantizeho gatoya usa nk'ujya ku irembo hanyuma ngewe urasanga n'abashyize ku murongo bose we mudusigire ngewe nasa nk'uba nyine nk'ubunguraho ubwenge none uraza buri wese uzabigerageza kuba yigishaga abana niwe wavunnye viatora akaboko akaba ari kuvuga mu oya impamvu namuvunnye nuko yashatse namubwiye ikibazo ntagira umwana w'abandi ukubita oya ntabwo mukubita ngewe ntagira umwana w'abandi ukubita dusobanurire neza kandi ukomeze ubigisha ibintu bya Zakayo umenye ngo Yesu ngo azura Lazaro hari hapfuye nde ndigagiye kudukurikirana abona ibintu nk'ibyo nta kintu batwara ariko avuga ngo Yesu azura Lazaro hari hapfuye ibi bintu nk'ibyo ngibyo bimwe mbona kuvuga ngo iki gikapu ngiye kugisiga rero ntacyo gisiga ngenda bifunga ngaruka reka ngiye kugira akarindazi aha ntacyo genda urye usanga n'abashyize ku murongo ngaho bikurikirana ngane ubuhanga bwawe urasanga n'abishyize ku murongo banguke kudasanga yaduhitanye kwita umwana w'abandi njye nambuka nkozeho bire ntabwo mukubita abibwira amasha aha ese ubu yaririga cyangwa ujya oya mwese hasi ibyo ngibyo nabwiraga ati cyo yo kugenda buriya ngewe mwari mwambangamiye mwese iri buye reka mfashe kitari hano nsenge mutera siporo hasi hari siporo turabitera ngo mutera siporo hasi nta muntu kubunora ari gukora ibi nkaho twize mutere siporo dore urawe yabikoze wowe nakubwiye ngo nubize umutwe akora nakubwiye ngo iki ibi ngibi biri mu byatuma umuntu aba ati reba urimo biki nijye urimo biki reba yadukubise yadupfije urupfu nijye urimo biki